umuntu akakujya mu matwi kumvisha ukuntu ufite gufata ubugore bw'umugabo ukacomekamo umunwa rega sinakubwira ukarigata ukonka ukagira pia ni ibiki kwera. So ibi bintu birimo kanseri rero the first of all reka mbaze gwitangaza arimo kuri ibintu menya ko kanseri gutegereje birimo kanseri ndetse birimo na kanseri ifata mu muhogo ndetse abagabo n'ikimenyimenyi nibo bari ku rwego rwo hejuru mu kuba bagira ibyago bikomeye byandura mu biriya bintu bivamo kanseri ifata mu muhogo. Icyo ni cyambere kubera iki kwa kugenda ukajya ukamiraza biriya bintu byitse biriya bintu byose mumiraza bivemo hari. Hanyuma rero sasa ibyo bintu bitera hepatite n'ibyo bintu nabyo mujye muyimenye. Ikindi biriya bintu byabana kwanduramo indwara nyinshi zitandukanye zishobora ushobora kwanduramo n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye harimo nk'izi nyinshi zandurira mu mibonano mpuzabitsina